ariko sho ubundi kado wari uzi ko ngo ufite ibirego bitatu bigiye kuzatuma ufunga imyaka 10 yose muri gereza. Erega ubundi kibazo nuko mudashobora no kumva neza ko ngewe ndi inzira karengane. Inzira karengane nose ubundi muri abandi wakoragamo iki? Nanjye haje umuyaga njya kubona nisanze. None uko ushaka kuvuga yuko zira karutu zahoraga kimunuki zawe ko nasanze uzifite. Wowe rero naguze ibyabaye. Nari nyitendetseho kugira ngo hatagira umuyaga wongera kunjyana. Warasaze? None se uramfuka urufite ku mugongo ushatse uvuga ko noneho uruhekeye iki? Urebye nanjye ibyo nibyo nari ndimo ndibaza mbere yuko wakandagiza ikirenge. Nope. Okay, ikindi kandi ndashaka kumenya impamvu by'irasaha. Ibyo uri kuvuga ahubwo ngiye byancanze. Ngewe ntabwo nigeze nyiba, ahubwo ubwe niwe wayinyihereye. Ngo iki? None se yiguhaye ryari ubundi? Urumva nyine namweretse imbunda mukanya nkako guhumbya ahita yimereza. Umva sha uretse ho gatoya reka tubone tugere kuri station byanze bikunze urasubiza ku neza cyangwa ku nabi. Ariko sha ubundi wowe uzi neza aho ushobora kujya uramutse ushatse kumbeshya. Rero afande utankanga ndabizi ko igikurikira ari ukujya mu kuzimu. Asye uramutse none uvugishije ukuri uzi icyakubaho? Afande ntukabaza ibibazo by'ubuswa nk'ubaza uruhinja. Hari ahandi wajya atari muri gereza? Nope. So ikirego cya gatatu ejo bundi uherutse kwiba ihene ya Yohana. None ndagiye nkubaze niwe yibye cyangwa ntago ari wowe? Afande cyane ntago kimama rwose. None bishoboka bite kuba baragufunze baheza kuzana kuri station za polisi kubera ko wibye ihene? Afande rimwe nigeze guca imbere y'inzu ya Yohana nuko ndebye neza mbona hari igiti kiziritseho umugozi muremure kandi munini. Nuko ndibwira ni buri igiti wasanga kigiye kwiyahura. Nuko rero mitamo guhita ntwara umugozi kugira ngo nabare igiti kitiyahura. Afande ndarahira rwose sinigeze mbona ko uwo mugozi wari uziritseho ihene kugeza n'ubu ngubu kandi sindabibona. Uvasha bugumye maho ngaho kugeza igihugu ubujiji uri kuviremo. Ahubwo nagira ngo ngushimire kubunzanye mu rugo. Ubusura cyaka ko ndi bugoma hangaha. Nagira ngo umenyeshe ko ahubwo ngiye guhita negura prison break. Humiliation.